iki ntabwo cyari igihe cyiza cyo kuganira kuri Victoire Ingabire kuko buriya icya mbere cyo nimba warabyumvise mu biganiro bya madamu Victoire Ingabire ntabwo yigeze yihakana bariya abantu 9 avuga ko bazi ari abayoboke b'ishyaka rye. Yego. So bariya abayoboke b'ishyaka rye Ishyaka ryavuze ko ritemewe kuba atararyemera. ntabwo ryemewe ariko arivuga ko arifite nyine we ku giti cye nka Victoire. Yego. Ariko bariya abayoboke be ntabwo bari kuvuga ngo bagiye guhirika ubutegetsi bwa RPF mu mazina yabo, bashatse kuhirika mu izina rya nde, kumva ngo bamufunze njye ntabwo byantangaje kuko turaho utekereza iki kuri bene iyi politike bikinwa n'abantu barimo ba Victoire Ingabire n'abandi bari muri kategori bwo siti bivuga amazina kugira ngo nafashe umwanya wo kumukategoriza. Utekereza iki kuri iyi politike n'impamvu abantu bavuga bati mpisemo gukina iyi politike? Ni iki gishobora gutuma ufata umwanzuro wo gukina politike nk'iyi ngiyi irimo no guhakana amateka? icyo Yego, amahoro y'Imana abane namwe aho muri mu bice bitandukanye by'isi by'umwihariko abakunda One Nation radio diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Ni Innocent Umugisha n'umusesenguzi wacu, turabana cyane hano. Innocent, wiriwe neza? Urakoze cyane Abdul, wiriwe neza. Nongeye kugusuhuza, nsuhuza abakunzi wa One Nation Radio aho baba baherereye hose, haba ari muri Amerika, Europe, Africa, Australia. Nizere ko bose bameze neza kandi ibintu biri kubagendera neza. Abo bitari kugenda neza mwihangane, ni kwisimera, ejo cyangwa ejo bundi bizagenda neza. Ntawe uhora seka. Za kagoma zawe zagarutse? Kagoma zirahari, zimeze neza, zifite byinshi zazanye, biracyavanze, turacyajonje, ariko ntabwo turi bubure agaseke duha abakunzi ba One Nation. Cyane rwose, cyane pe, ni byiza cyane, ni byiza cyane kuganira nawe, biba byiza kuko abari byinshi byo twunguka iyo tuganiriye. Ariko hamaze iminsi hari impaka ku mbuga nkoranyambaga, wowe wagiye ku ruhe ruhande? Zijyananye n'umuntu w'umunyamakuru ngo wifatiye mu gahanga ngo umuhanzi w'icyamamare ngamuvuga ko atarenze ngo ari overrated, cyangwa iby'imiziki ntujye bikurikirana wowe? Ndabikurikira cyane, n'abahanzi benshi ndabazi, nkunda n'abafite imiziki myiza nakubwira, ariko nakubwira ikintu kimwe, nagushimira Tom Close ararenze. Kuba ubwabyo gusa yabyumvise agacicika kamuca amazi birahagije. Ariko se kuba we umwana uriya mu bunyamakuru yabivuzeho, icyaha kirimo ni ikihe? Ni ngombwa abantu bose bemera ibintu kimwe? Nyine ni opinion ye, ariko Tom Close ni Dr. Man, yarize, afite doctorate, ashobora kuba mu bahanzi bo mu Rwanda, ashobora kuba umuhanzi ufite amashuri menshi. Ariko nawe ntabwo yapinze, yavuze ibintu bitatu. Ntabwo yapinze discipline ye, ntabwo yapinze ukuntu ari umuntu w'umugabo wita ku muryango, ntabwo yapinze nuko yize, yaranabimushimiye ati niwe mu bahanzi bize ubona ufite amashuri, ariko aravuga ngo ku muziki ho yarambeshye. Kuki mu kumudefanda muzana iyo topic, iyo point yo kumva ko afite discipline mu rugo yanize, kandi n'ubundi muri kubihuza n'umuneza? Ibyo mu rugo byo ntabyo mvuze kuko sinzi naho atuye, sindanagera niwe ngo menye ngo afite discipline. Ushobora kubona atuye muri etage arakubita umugore ntiwamenye. Buriya urugo utabamo cyangwa inzu utararamo ntabwo wamenye iberamo imbere. Ariko icyo nakubwira, icyo ntekereza, ari mu bo twakwita founding of Rwanda music, abantu batangiye uyu muziki pioneers. He's a pioneer. Icyo cyo byibura uracyemera. So kuba yari pioneer rero, yarafashe umuziki, icyo nicyo ntekereza nka opinion ya Innocent, akawujyanisha n'amashuri. Bishobora kuba ari byo byatumye kariya ye atayishyiramo ingufu cyane y'umuziki ngo akomeze, kuko urabona yatangiranye na The Ben na ba Meddy, kandi ngira ngo nabo babaga muri kaminuza, ariko urabona aho bitandukaniye. We yararangije, bari ntibarangije. So yahisemo inzira imujyana ahantu hari amatunda mazima meza, harigaragarangiza abadogiteri. Sinekereza ko ubwabyo professionalism kuba ari dogiteri byari kuba bijyanye na cyo nakwita indangagaciro zo kuba ari doctor na musician, akarara ahagaze kuri stage mu gitondo akajya kuvura abantu se,
I think ko wenda yabonye ko bitari compatible burya ari akazi kaba katari ko compatible wenda agahitamo kuvuga ati reka ni concentrating ku masomo yanjye kandi byamubyariye umusaruro mwiza yararangije agira discipline nyinshi igihugu kiramwizera kimuha akazi keza so akuyero Pepa which is not an easy job compared kuri bagenzi be abahanzi bandi wenda ntituri buvuga amazina ariko urabazi ko hari abigaga i Butare batarangije cyane rwose muri make Tom Close akwiye indabyo ze n'icyubahiro cye nanjye ndetembera kuko nizo yasohoye nke n'indirimbo nke yasohoye zihari ntaho cyo bazinengaho zose zirakundwa wagira indirimbo agira n'indirimbo nyinshi nkunda hari nk'iyo afatanya na Jay Polly rwose bita ngo warahemutse urayumva ukumva ni indirimbo nziza hari n'indi rwose afite nyinshi afite n'izo afite na Wade Beni muri nke afite zose zariye hit atandukanye n'umuntu ufite indirimbo 100-200 uyu munsi kandi hazwi imwe cyangwa ebyiri cyangwa ntazwi n'imwe bari dufite abahanzi benshi indirimbo zabo zirangira muri studio yayo right cyane nyemerera tuganire ku byo turi buganireho uyu munsi ni ingingo tuba turi burebeho nanagushimira urakoze cyane ku gitekerezo cyawe kuri uru rubanza iri guca kuko hari ibintu byinshi bidasobanutse reka tuganire kuri Victoire Ingabire Umuhoza wita ko ari umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali uvuga ko aharanira demokarasi n'ibindi avuga ko bitaba mu Rwanda mu buryo we abisesengura mu ijoro ryakeye nibwo twabonye ubutumwa bwavuye kuri RIB bisabwe n'ubushinjacyaha tariki 19 Kamena 2025 yatangiye iperereza kuri Ingabire Umuhoza Victoire mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko rukuru mu rubanza ruregwamo Sibomana Serve na bagenzi be kugira ngo ashyikirizwe urukiko. Ingabire rero akurikiranyweho hamwe na bagenzi b'ibyaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda. RIB yatangaje ko kuri ubu ngubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera mu gihe ategereje gushyikirizwa ubushinjacyaha. Victoire Ingabire Umuhoza yababariwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu ataruka arangije igihano muri 2018 agaruka hanze ariko ikintu cya mbere yavuze kiri hanze yavuze ati ko ninjiye niko nsohotse n'ibindi bikorwa byagiye bimuranga. Victoire Ingabire yongeye gutabwa muri yombi. Wowe ucyumva ko yatawe muri yombi n'iki watekereje mbere? Urakoze cyane. Mbere na mbere mbaze nkubwire ngo buriya iki ntabwo cyari igihe cyiza cyo kuganira kuri Victoire Ingabire kuko buriya nk'umuntu wize amategeko uzi amategeko cyane na procedure no kuvuga ngo kuba yatawe muri yombi ni kimwe ari gukorwa iperereza. So ibyo tumuvugaho n'ibyo twamusesenguraho tugomba kubyitondera cyane kuko kumuta muri yombi ni kimwe ariko no kumushamya cyane ikindi ndetse n'iperereza ushobora kugira icyo uvuga rigapfa kuko icyo bita jeopardizing investigation no kwica iperereza. Umuntu rero ukiri mu maboko y'ubugenzacyaha nta kintu bari bwatangaza ntabwo biba ari ngombwa ko twakwirukankira kujya kuvuga ngo yafunzwe ngo byagenze gute. Gusa dushobora kuvuga ibyo dusanzwe tuzi tubona bidafite aho bihuriye n'uru rubanza rw'uyu munsi tukamuvuga muri rusange aho kuba yarayafunzwe twese twabonye ko yafunzwe tukaza gutegereza icyo biza kutubwira. Ndumva ariyo nama nakugira. Hari igihugu nk'u Rwanda nuko kimeze, hari umuntu nka Victoire na politiki akina, usesengura ute politiki akina n'ikibuga yikiniramo? Okay, mbere yuko tujya kuri icyo ubanza umenye ko uru rubanza yarezwemo cyangwa zaregwamo ni urubanza rumaze iminsi ruburanishwa rurimo abantu bagerageza gutegetsi bidakoresheje intambara. Tubanze turebe abo bantu abari bo n'impamvu bari aho bari kuko icya mbere cyo nimba arabyumvise mu biganiro bya Madamu Victoire Ingabire ntabwo yigeze yakana bari abantu 9 avuga ko bazi ari abayoboke b'ishyaka rye. Yego. So bari abayoboke b'ishyaka rye ishyaka rye yavuze ko ritemewe ko batararyemera. Ntabwo ryemewe ariko arivuga ko arifite nyine we ku giti cye nka Victoire. Yego. Ariko bari abayoboke be ntabwo bari kuvuga ngo bagiye guhirika ubutegetsi bwa RPF mu mazina yabo. Bashatse kuhirika mu izina rya nde? Ishyaka riyobowe na Victoire. Ishyaka ryitwa ngo cyarye Darfa Umurinzi. Yitwa Fao. Darfa Umurinzi. So bashatse kuhirika mu mazina ya Darfa
kandi Darifa ifite umuyobozi. Bivuze ngo nimba baragiye mu mahugurwa, ngo ndagira ngo tubone twumvikane neza kugira ngo tuze gukurikira ikibazo neza. Bivuze ngo nimba baragiye mu mahugurwa, bagiye ku itike yande? Bagiye ku itike ya Darifa. Amahugurwa bayakoze ku itike ya Darifa Umurinzi. Bivuze ngo sponsorship yari yande? Yari Darifa Umurinzi. Ni nayo mpamvu igihe inshuro zose bagiye mu rukiko, hari n'urubanza bigeze kujyamo narwitabira, abagenda yicaramo, ntabwo bigeze bahema kumugarura mu kanwa kabisobanura, kabakekwa, buriya bagikekwa, bagiye bamugaruramo. Ni ishyaka ryande? Uriyobora ninde? Urabyumva? Ni nayo mpamvu buriya kumva ngo bamufunze njye ntabwo byantangaje, kuko yavuzwemo cyane muri dosiye, ni umuntu ugarukamo cyane muri dosiye. Nawe ntekerezaho ku giti cye nta cyamutunguye, kuko yarabizi neza ko simucira urubanza ko yabikoze cyangwa atabikoze, kuko iyo urukiko rukiburanisha abantu baba bagifatwa nk'abere. They are still innocent until proven guilty by the courts of law. Kugeza amagingo baracyari abere. Ntabwo bavuga ngo barakoze icyo cyaha uko, tuzabimenya no ku rukiko rucira urubanza. Ariko icyo nkubwira muri iyi processes, igihe RIB yabahamagariye igatangira iperereza, igatangira kubata muri yombi, igashyikiriza dosiye prosecution, yagendaga izina rye rigarukamo cyane, nawe yarabibonaga. Ntekereza ko nawe ugize amahirwe yo kumuganiriza akanya, ntabwo byagutungura akubwiye ko ibi ari ibintu yari yiteze, ko yagarutsemo cyane cyane muri dosiye. So rero ni ukuvuga ngo kuba yafunzwe kwe, ubu noneho asigaranye umukoro hamwe n'abafunganye nabo, afatanyacyaha be n'abavoka be, yo kugaragariza noneho urukiko ko ari umwere. Ibyo biri mu maboko ye, na prosecution nayo ikaba ifite nayo inshingano z'icyo twita burden of proof, yo guprovinga ko ibyo byaha ayo mahugurwa yabaye. Nta kindi bisaba, ubwo umucamanza bazabaza prosecution, ayo mahugurwa yarabaye? Yego. Kuziye tariki? Avuga itariki. Ukwezi akuvuge, umwaka awuvuge, narangiza avuga ati muwuhe mudugudu, mu kahe kagari, muwuhe murenge, muyihe hoteli, mu rugo rwande, nimba byarabereye kuri internet, kuyihe network, byose bigaragaza. Ni iki umushinjacyaha abashinzwe kugaragaza. Ubundi n'umucamanza nawe yiga dosiye, nabo bavuge bati ibi batubwira ntabwo ari byo, nabo bagaragaze uruhande rwabo. Icyo gihe urubanza nirurangira nibwo tuzamenya ngo byifashe bite. Ariko noneho icyo nangiye kubwira sasa, ishamiye ku cyo wari wabajije, Victoire Ingabire navuga ko hari uburyo yajemo mu Rwanda, avuye aho yari ari mu Buholandi. Twese turabizi ko yari yarahungiye mu gihe cya 1994, yagiye agenda kugeza igihe agere mu Buholandi. Yagarutse mu Rwanda muri 2010, hagiye kubaho amatora y'umukuru w'igihugu, agaruka aje kuvuga ko aje kwiyamamaza. Ibyo turabizi, ntabwo turi bubisubiremo. Urumva impamvu ngaremo ako kantu? Impamvu nari ngaremo ako kantu ni ukugira ngo uze kumva ko Victoire Ingabire navuga ko atari umuntu usanzwe wafunga nko wafunga Innocent cyangwa undi muntu. Urumva we yaje avuye i Burayi asakuza, uzi ko akihagera akanwa ke kamukozeho, biriya byo yakoze n'isakirire, urabizi ko yapobeje akanakana Jenoside yakorewe Abatutsi, noneho akanabikorera ku rwibutso. Ibibazo yabajije abantu barabizi, ejo batazagira uvuga ngo nabeshye cyangwa ni propaganda. Nimba hari utabizi azampamagara kuri telefone yanjye, muhe tubishaka kuri internet, biriho, aza kubizira arabifungirwa. So iki kigarutse rero, hari ikintu abantu bashobora kupoliticizinga bakabihuza, ngo ni ukubera yuko wenda yaje avuye i Burayi agafungwa arwanya ubutegetsi bwa RPF, niyo mpamvu bongeye akamufunga. People try to politicize it, ariko muri reality bakirengagiza ukuri. Nk'urugero, afungwa bwa mbere, nuko wenda ibyo nari nkubwiye ngo yaje nk'umuntu udasanzwe, avuye yaje guhangana na leta yo kugira ngo ayihirike ajyeho, niyo mpamvu navuze ngo yaje nk'umuntu udasanzwe. Ariko urebye amagambo yavuze muri reality, icyaha cyo yagikoze, turabyemera ko icyaha yahaniwe akanababarirwa, yagihaniwe, aza no kucyo turaza kubigeraho. Icyaha cyo yaragikoze. Iyo propaganda wenda ngo Innocent ngo kuko amajwi arahari, amajwi arahari ari clear, ntago hazana narrative genocide. Cyacyo yaragikoze, ntago ari kuvuga ngo ubwo nshatse kukugaragariza. Kumwe njya numva abantu bavuga ngo byari propaganda, abantu babikoze ngo yabikunye RPF yabikoze ngo ni rubanza rwa politike, ngo mu Rwanda nta demokrasi yari, ngo nta aba opposition ntibavuga. Hari aho icyaha cyo yaragikoze. So ntago bagomba kwipoliticize rero. N'ubu rero abantu nababwira ngo nibabe kamu,
dutegereze icyo urukiko ruzaca urubanza, kuko urukiko nuruca urubanza ruzajya habona n'ibyo bimenyetso abantu bavuga. Kwanza mbere yuko n'urukiko ruca urubanza, urubanza ruzajya rugenda tuzajya turukurikirana, tuzajya turwumva. Ibimenyetso ubushinjacyaha buzatanga tuzabyumva. Nimba baravuze iyo ngo ni igitabo basomye ngo cyitwa nimba ari blueprint, ngo kirimo ibintu ukuntu abaturage bakwigura, hari ibintu ntajya mbasha gukurikira mfata mu mutwe. Ariko nimba tuzajya dukurikirana urubanza byanga bikunda, tuzajya tumenya uko bazajya bisobanura, uko bazisobanura nuko prosecution izajya yisobanura, kugeza igihe umucamanza azajya azacira urubanza. Birashoboka ko bashobora kuba nabere, birashoboka ko bashobora no guhungira bagafungwa, birashoboka ko bashobora kuba bere, kuko birashoboka byose, kuko urubanza ruracyari mu rukiko. Biragoye kuko uri kubona ko ibintu bisa nkaho bigenda byoroha cyangwa bigenda bikomera mu rukiko. Urabizi ibyo mu rukiko haba hariho aggravating factors na mitigating factors. Kuba hiyo aggravating factors ni impamvu nakita nkomezacyaha, mitigating factors ni nk'impamvu nyoroshyacyaha. Batumije Victoire Ingabire aje gutanga baje kumubaza, ko n'umucamanza atangiye amubwira mu ijwi ryoroheje ati rwose ni ukukubaza, ntabwo uri umuburanyi. Hanyuma nyuma baravuga ati ibyo watanzemo nk'ibisobanuro ntabwo bihagije, aho yagiye asobanura ku bya Victoire Day, umunsi wamwitiriwe ariko utegurwa n'abo hanze, ati sinjye wawuteguye, nabo ngabo gutegura amahugurwa kuri uwo munsi, ati rwose aba ngaba ntabwo, nubwo mbazi ko ntabwo bateguye izina amahugurwa kubera njyewe cyangwa mu izina ry'ishyaka ryanjye. Umucamanza avuga ko ibisobanuro atanze bidahagije, ategeka ko atangira gukorwaho iperereza. RIB ifite uburenganzira bwo gukora iperereza ufunzwe cyangwa gukoraho iperereza udafunzwe. Ihitamo kumukoraho iperereza, ariko itangira iperereza ariko bumukoraho iperereza afunzwe. Ni ukuvuga ngo uri kuvuga ngo bashobora kuba bere, iyo uri gukurikirana ibyo bintu byose uko biri kuza, hari mitigating factors zo uri kumvamo. Buriya rero uko bisobanuye bivuze neza. RIB nimba ivuga ko yamujyanye ku mugoroba, ubwabyo nimba yamujyanye ejo ku mugoroba aribwo umucamanza yabisabye, niko ntekereza, sindi umuvugizi wa RIB, ariko byanashoboka ko n'umunsi wajya kumva bamurekuye ku kirori hanze. RIB yamusabye ko RIB yasabwe kumukoraho iperereza, kuko n'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza babisabwe n'urukiko. Ibyo byo ni nayo procedure uri ko bigenda. Umucamanza buriya kuba yarabimusabye rero nuko babona ko muri dosiye ituzuye, kuko nibyo nahereyeho nkubwira. Abantu bafunze ni nk'uko umuntu yagutuma inkoko ku isoko, unzanira inkoko igenda kandi itera, ukagenda ukazana inkoko iri kugenda n'amagi ariko itagira umutwe. None ufasha abayoboke b'umuntu bashaka guhirika ubuyobozi ngo babumuhe, uramusize we. Ni ukuvuga ngo bajyanye inkoko itagira umutwe. Buriya none umutwe wabonetse awucunze kugira ngo sasa ritangiye kugenda ifite n'umutwe, ubyumve neza. So kumushyira muri dosiye nta gikuba cyacitse. Iyo uvuze ngo aggravating factors cyangwa mitigating factors, wagakwiye no kuzigaragaza. Buriya muri aggravating factors ni impamvu nkomezacyaha, ariko habamo ibintu bibiri. Habamo offense mitigating aggravating factors na offender mitigating factors. Uvuga ngo ni mitigating factors ziri ku cyaha na mitigating factors ziri ku muntu nyir'ubwite. Impamvu nyoroshyacyaha ku cyaha n'impamvu nyoroshyacyaha ku muntu. Oya, uri kuvuga mitigating factors ni impamvu nyoroshyacyaha. Habaho offense mitigating factors, impamvu nyoroshyacyaha ku cyaha ubwacyo, na individual cyangwa offender mitigating factors, impamvu nyoroshyacyaha ku wagikoze. Hakabaho na offense aggravating factors, impamvu nkomezacyaha ku cyaha, na offender aggravating factors, impamvu nkomezacyaha ku wakoze icyaha. Nko kuri Victoire urugero, aggravating offender aggravating factor ya mbere iribuzemo nuko n'ubundi yakoze icyaha akanafungwa, ni umuntu wigeze gufungwa, afite criminal record. Iyi ubwayo itayari bijemo. Iya kabiri ari kuburana ahakana. Icyaha kiramutse kimuhamye yari atangiye abihakana, iba iri impamvu nkomezacyaha. Izo ni zimwe mu ziri bugenderwe, izindi wenda ni nyinshi. Buriya ufite dosiye niwe uzibona, niwe uzireba. N'umucamanza iyo agiye guca urubanza aca agataburo akazandika aggravating factors, offense aggravating factors,
offense mitigating factors, offender aggravating factors, offender mitigating factors, yarangiza akaza kuzishyira ku munzani agakora icyo bita starting point SP equals, akareba cya cyaha aregwa, tuvuge nimba icyaha aregwa gifite igihano gito mu bihano byose ari imyaka 5, imyinshi ari 10, akayiteranya, agateranya minimum years y'icyo cyaha plus maximum years ya cya cyaha n'ubundi akabona uwo ni 15 akagabanya kabiri, ngo ni 7 n'igice. No kuri 7 n'igice sasa rero akayishyira hariya, nibwo ahita atangira kureba akavuga ati mu mpamvu nkomeza cyaha zabaye nyinshi cyane, agahita yizamura ariko ipfa kutarenga 15, cyangwa se impamvu myoroshye cyaha zabaye nyinshi agahita ava kuri 7 n'igice akaza mu nyuma gato wenda 7, 6 n'igice, 6 kugera kuri 5. So rero ibyo ariko bigenwa n'umucamanza nyir'ubwite, ariko nandi kubwira kugeza amagingo ya aho bari kuri babaye 10 bose hamwe, kuba babaye 10 nta gikuba kiba cyacitse ngo abantu batangire bazane propaganda zabo, no gutegereza ibyo urukiko ruzavuga, kuko urukiko rushobora kubagira bere bagataha. Ibyo bifite nk'amahirwe angana, ubishyize nko kwijana, bishyize kwijana bifite amahirwe menshi 98%. kuba bamurekura. Yego. Kandi ari ubusubiracyaha n'ubundi byo ashinjwa bwa mbere no gusa n'ibintu cyaha yakoze ntabwo gisa n'iki. Bwa mbere yakoze yashinjwaga ibyaha bifitanye isano na jenoside no gupfobya. Ubu ngubu no guhirika leta, ariko noneho impamvu ubwiye ngo genda biha amahirwe menshi urayizi se. Urabona ibimenyetso bya biriya byaha byabo, urumva ko ayo mahugurwa dushingiye ku byo twumvise bavuze yabereye amahugurwa kuri murandasi, ntabwo bahuriye ahantu muri hoteli cyangwa mu rugo rw'umuntu ngo bicare, byibura ngo bafashe ifoto n'amajwi ngo umushinjacyaha ibyo mu rukiko ati dore bahuriye wenda mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Remera, mu mudugudu wenda wa Nyabisindu, muri hoteli runaka. Yego, ibyo bikaba biri tangible bifatika. Ko nabyumvise jewe nimba nabyumvise neza, namahugurwa yabereye online, bivuze ngo buri muntu yakoze ukwe. Abudura akayakorera Kicukiro, Innocent akayakorera Byumba, undi akakorera hehe. Urumva gukusanya ibyo bimenyetso ubwabyo kuri za murandasi na internet, sinigeze ko bizaba ibintu byoroshye nimba n'amajwi azaboneka n'iki byose, bitari ibintu byo kuvuga ukanwa gusa. Cyo ni kimwe, icyo ngicyo kiba amahirwe kuba baburana. Ariko noneho bibaye ibimenyetso bihari byagora ko babicika. Ariko kuvuga ngo no gutegereza iki rukiko ruzavuga. Reka tubyagure nibyo bivuga ni case, reka wenda no dossier tuyiveho, urukiko ntirurayanzuraho. Utekereza iki kuri bene iyi politike bikinwa n'abantu barimo ba Victoire Ingabire n'abandi bari muri kategori bwo siti bivuga amazina kugira ngo nafashe umwanya wo kumukategoriza. Utekereza iki kuri iyi politike n'impamvu abantu bavuga bati nisemo gukina iyi politike? Ni iki gishobora gutuma ufata umwanzuro wo gukina politike nk'iyi ngiyi irimo no guhakana amateka? Icyo kiragoye cyane kumenya ibyo atekereza, byangura kuko mbona ngiye ntago mvuze Victoire, ariko giye uko mbibona icya mbere cyo kuri giyewe ariko ni Innocent aza kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu nta wari wabimwangiye, niyo mpamvu yabonye viza kubasha kugera mu gihugu, cyane igitekerezo cyiza, ariko ngiye mbona yitwaye nabi akiza. Bavuga ngo yitwaye nabi akigera aho umunsi wa mbere akajya gusura urwibutso, akajya kuvuga amagambo afobya cyangwa hakana jenoside yakorewe abatutsi. Hari ahantu yitwaye nabi cyane, hariya nta n'uwamushyigikira, nta n'umuyoboke yabakibonye, hariya niryo kosa rya mbere yakoze. Ariko ririya kosa yakoze rero akaba ari ryo ngiye kwifashisha mu kubita definition, mu definisa, kuko burya ntuzakubeshye ngo umuntu ngo yakoze yagukubise urushyi yasinze, umusinzi asinda akora ikimurimo. Umuntu akora ikimurimo, no kuvuga ngo n'ubundi yaje afite amacakubiri mu mutwe we, yaje n'ubundi afite urwa rwango mu mutwe we, ya politike ya leta mbi zagiye zivaho bagiye babigisha bakiri batoya, dore ko we anakuze wenda kuturusha twese. So
iriya rero yazanye mu mutwe we ubwabyo akigera ku rwibutso kivuga aya magambo bihita bikwereka uwo ari we, ntutugere tumenyera ku ruhande, ntaho atandukaniye n'abari abajenosideri bondi bose twagiye twumva, ba Kantano, ba Ferdinand Nahimana, ba Bagosora, ba Nyiramasuhuko n'abandi benshi, ntaho atandukaniye nabo kuko ibyo yakoze bifitanye isano neza n'ibyo n'abariya bakoze, n'amagambo yakoresheje afitanye isano bya hafi nayo bariya bakoze, kuko ugiye kuyasesengura ukayashyira hamwe ugasanga ari bimwe. Rero yaje gukina politiki rero n'ubundi yo kuzana amacakubiri, yo kuzana urwango, kongera kuba urwango mu banyarwanda, kugarura ibyarangiye. Iyo politiki nkaba mbona ariyo mbi, ariko ntabwo yazize politiki afungwa uko mbibona, giko mbitekereza, yazize ururimi rwo ko yakoze icyaha. Yaza agakina politiki bisanzwe akanigisha ishyaka, kuko hari andi mashyaka mu Rwanda yemewe urabizi, nta kibazo ari kugira, ariko kuko yaje direkita ahita ahingukira mu byaha cyabaye ikibazo. Yaje ahingukira mu byaha ubu cyabaye ikibazo. Hanyuma usesengura ute opozisiyo u Rwanda rufite, abavuga ko batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho ubashyira muri kategori zihe? Abavuga ko batavuga rumwe n'u Rwanda bari muri kategori zitandukanye, kuko hari abavuga ko batavuga rumwe n'u Rwanda bari hano mu Rwanda kandi bahari, ariko uruzi ko muri parliament harimo abantu bari mu ishyaka ritari ku butegetsi, PER, PSD barahari. Ni niyo mpamvu n'igihe cya kampanye uzababona biyamamaza ku giti cyabo. Urugero Green Party ya Frank Habineza, buriya ntabwo bavuga rumwe na leta. Uzabona n'abayamamaza ku ishyaka rye bagomba kuba abadepite cyangwa ku yandi mashyaka, ariko andi mashyaka agahitamo kuvuga twebwe turashyigikiye umukandida wa FPR Inkotanyi. Buriya ushyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi ntugire ngo ni urundi rukundo rudasanzwe, ahubwo nuko babona ko kampanye zabo ziri bubagore kuziseringa. Manifesto, burya ishyaka rigira manifesto. Seringa manifesto rero uyiseringa ugendeye kuri feriyazi za leta. Useringa manifesto iyo ushaka kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu ugendeye kuri feriyazi za leta, aho leta itakoze neza. Ukaza ukabwira abaturage ati dore nta mazi mugira ndabaha amazi, dore nta mutekano mugira bararahocukura amazu ndabaha amazu, dore nta mihanda mugira kuva i Kigali cyangwa ngo dore mugenda mwica gusa ndabaha kaburimbo, dore nta mashanyarazi mugira i Nyamasheke ndabaha amashanyarazi, dore imipaka ntirinzwe ibisambo birarabibiba. Ukabyudinga ya manifesto yawe ukahindura imyumvire y'abaturage bakakwiyumvamo bakagutora. Ariko noneho mu Rwanda njya mbikubwira, izi nkotanyi hari ukuntu zashyize ibintu ku murongo. Ntabwo uzaza uzishinja ko nta muhanda zimye abanyarwanda imihanda, biragoye. Ntabwo uzaza uzishinja ko nta mazi ari mu baturage, amazi arahari. Ntabwo uzaza uzishinja ko nta mashuri ahari, amashuri ahari. Ntabwo uzashinja ko nta bitaro bihari. Ubundi ibyo ngibyo nibyo opposition leaders avuga ko ari byo aje kuimprovinga. Rero ntabwo ibyo ngibyo navuga ngo icyo kibazo ntabwo mu Rwanda ntikigaragara. Bivuze ngo umuntu waza ashaka kuba perezida w'igihugu guseringa manifeste biramugoye cyane, kuko umuturage wo mu Rwanda ahabwa ibyo yemerewe. Turaguha inka turayiguhaye ngiyi, turaguha umuhanda dore nguyu umuhanda. Uzarebe ahantu perezida yatanze imihanda ya kaburimbo hose imihanda yarahageze. Uzarebe ahantu minisitiri runaka yagiye wenda w'ibikorwa remezo urugero akemerera abaturage amazi yarahageze. Minisitiri w'amashuri wa education ahantu yagiye akagira icyo yemerera abaturage bijyanye n'amashuri, amashuri arahari. Minisitiri w'ubuvuzi, health minister Dr. Sabi nimba avuze ati tugiye kubaka ibitaro aha cyangwa mu bitaro tugiye kuimprovinga muri mituweli tugiye kongeramo ibi, direct ibyo bintu bitabiba. Hari ibindi bihugu bya Afurika ibyo bintu bihera mu mpapuro, ugasanga perezida w'igihugu yemeye umuhanda Kigali Nyamasheke muri 2010 tugeze turi muri 2025 batarabona. Ugasanga perezida w'igihugu yemeye ibitaro ku Munini muri 2015 16 tugeze muri 2025 batarabona. Yagiye Nyaruguru bemerera ibitaro direct bagahita babibona. Niyo mpamvu guseringa manifesto biba bigoye. Ariyo mpamvu ubona ari amashyaka yandi yemera akavuga ati twebwe turagira gute, turajyana n'umukandida wa RPF Inkotanyi. Kubera iki? Kubera yuko niwe baba bari kubona ko manifesto ye iri bubashe guseringa byihuse. Ariyo mpamvu ntago ari uko wavuga ngo RPF Inkotanyi bagiye gura bari abakandida cyangwa bazizwaho kwiyamamaza. Oya, nuko babona ko ntacyo bari buvugireho. Ibyo bakavugiyeho, ibyo bagasenye byose byarakozwe. None bakabana bari abahanzi barwanya, ntago barwanya leta.
bariya hanze n'inda zabananiye n'ibisambo. Ufate Padiri Nahimana yavuye mu Rwanda yari padiri muri diyoseze ya Cyangugu, asiga ateye abantu ya mada, harimo n'abana bato batujuje imyaka, hari n'abungu nabo yateye imitezi. Ibyo byose bituma ahunga igihugu. Guhunga igihugu rero umujinya akawutura mu gutuka abayobozi bacu. Harimo padiri uwo bita Fertunatus, nimba ari Fertunatus, umujura ruharwa yasize ibyo diyoseze ya Cyangugu. Ibyo si igihe ubigena, abanyarwanda bazagenda bari izo rekodi zirahari. Harimo David Himbara yakoraga hano igihugu cyaramukamye, akora muri perezidansi mu biro bikuze, igifu kiramunanira arahunga. Harimo Rusagara, ubundi sinjya nkunda kuvuga amazina y'abantu kuko iyo bavuze mu kanwa kanyama mbahaye agaciro, abanyarwanda umunsi mumbabarire, umunsi ndabaporomotinze mbahaye agapromosi. Harimo Rusagara yari uwo bita SG, oya Rusagara uriya uba muri Amerika wita advocate Rusagara, Select du CFPR, oya ego Rusagara yani imbwa ngo kuba SG, wari SG ndamukubwira mukanya. Ahubwo uriya yari bare barangiza imanza, yego babita abahesha b'inkiko, umuhesha w'inkiko. Nawe akajya agurisha ibintu by'abaturage aho kugira ngo abaha amafaranga yabo akayakubita iposhe akajya kuyasambanira. Yari yaramaze abana bo muri Yerekana ku Gisozi irwa sambana, umusozi wose yaramumaze, arazwi, yabaga ari kuri kafe ya Gisozi. Igihe bamuvumbira bagiye kubimubaza arahunga. Ese ubu twese tuzadukora amafuti nibajya kuyatubaza Rudasingwa nawe nibyo ninda nibyo nkubwira. Cyo ngiye kubwira rero bareba bari hanze bo ntabwo ntutukavuga ngo barwanya leta, baraninda nini. Nidumba dukoza amafuti uribye ugize ute bagufata ubyirengere. Ntabwo umuntu wese uzajya ukora ikidega yavumburwa akiruka nkakinya byana hakurya Bugande akajya kuba nka Mugirene. Mugirene uramuzi, Aristide yarongoye ihene, bagiye kubimubaza asamanyije ihene, bagiye kubimubaza ari ukajya Bugande yirwa tukareta. Ni nkaho bose bandi bose birirwa bamukereyo hirya za mu Burayi no muri za Amerika. Barakuberera nawe. Twese tuzaye dukora ibyaha niturangiza duhunga tujye gusabya leta kubera amafuti yacu. Kujya kweza icyaha wakoze se, kujya kwiyeza ku mafuti yanjye never. Ndagimageragera cyangwa nimba baje kubacika bacika, ariko ngende nceceke. Ugende nk'umunyabyaha, ngende nk'umunyacyaha, menye ko n'umunyacyaha ngende nshakira ubuzima handi nceceke, ariko no gusebya abantu barenganya pe cyane rwose. Iki cyo kigomba kumvikana clear. Bari abantu basebye iki gihugu bari hanze, ninda nini yabo yabananiye n'amafuti yabo. Ibyo bivuze nicaye neme. Uwumva afite ikibazo mu mvuze cyangwa mu nibagiwe azampamagara nimero yanjye murayizi, uduhurire kuri screen to debating cyane rwose. Na cyangwa nawe abivuga ukabyumva, cyangwa nawe ubisobanura nawe uvuga uti yarambesheye ngiye Rusagara sinigeze ndya amafaranga y'abaturage, narangije imanza zabo nkiri umuhesha w'inkiko, siye nsambanya abantu ku Gisozi, siye nsambanya abantu mu mujyi wa Kigali zaremeraho bakwita Marirose. Tuzabimenye. Cyangwa se Padiri Nahimana azakarema atarateye abana b'abakobwa imitezi za Nyamasheke hariya. Cyane rwose. Reka ngushimira cyane. Urakoze cyane.